Mana. Umukobwa nawe amaze kunanira. Abakobwa bamaze gukura ndi bakubura. Yego Esiteri. Wanze niriya kote. Ndaje ko hari ikintu nshaka kukubwira. Mr. Papa. Akiriko tugiye warunye. Nyine sheri wanje agiye kuza ngageze ku muhanda ngiye kumureba. Bae basheri si noneho. Nyine umusheri wanje ngashaka kukubona. Aho ndisiga uravugana nayo kuri telefone. Ngashaka kuza ngo agiye kuza kudusura. Suko turamuhereze. Nyine wono nta bidashaka. Nyine papa ni umuhungu mwiza, ni umva besi ararenze nawe no muhono. Nizere kari babandi bo mu Buganda. Atari za mihirimbiriza kwa Rusina hari. We yaturutse muri Amerika rero. Aturutse muri Amerika? Yaturutse muri Amerika mbese ararenze. Ubundi ninjye wabyaye kuri Rubavu yose ninjye wabyaye. Nyine ngashaka ko akubona nyine tugapanga n'ubukwe. Nyine ngo ibintu byo kuguma mu busiri batera arabirambiwe. Rero ugumaho ngo ndaje nje kumureba papa nsange witeguye umeze neza ibyo bintu by'ibikoti byawe ntago mbishaka. Dore n'iki gikoti. Iyi kote ni ya papa nje ibyo bintu by'ibikoti. Ndabona nambaye iyi ngiyi. Ya no papa nk'ugo rupantaro si. Subwo wundi bitwaye kibingi. Papa uzika turuka muri Amerika. Ariko ibyo muri Amerika jewe birandeba. Simfite umukobwa wanjye meze neza cyane. Ya papa nawe ugomba kuba usa neza irigashira wanje aturutse muri Amerika papa uragira ngo atunyuzemo ijisho. Ijisho siyibeke. Aho ko wowe gira unyaragasa uri kumva ujye kumureba. Ndaje umuzane rwose. Nizere ko atari za mihirimbiriza ahangambo naga mu makariti. Papa turutse muri Amerika n'umusore mwiza uretse umwishyura tuvuga ati mbega ni njye wabyaye. Nanyaragasa. Sawa ndaje. Zamaze kunywa niba ari magwingi. Urabona nyine tuwawe singa amakuru y'Imana nyine yengameze neza nyine gashaka kukubona nyine sheri nawe warengera ingande ubwo si bino ariko bebe tunaniko tune tusigaye tugezweho man ubwo siko namubwiye ngo turuka muri Amerika bura bino nivyo bigaragaza ko kuvuye muri Amerika ariko bebe nawe kano kana nago bari kukareba kano kantu uziko nakaguze muri Amerika rubo ninko kuri kubivuga ndi kubati nzakagwama imana reka nawe ngandebera no sheri dori niki namba wenda nakagakoti cyo nakiba ngandebera urwo rupana rupesheri nawe wakabije ariko bebe nawe rero nicyo nawe turi gupfa buriya rero basi ushaka agapana rukeza nawe agapana nese none iyi myenda nzingo nayifuze nayiguze none reba kano gakoti akagakabutura buriya gutya nakaguze mu gisigara naka gakoti niko nakubenyene oya nyine sheri nge namubwiye ngo turutse muri Amerika none ndebere dore nibi bipana rushiri nawe ntukatse wenda akagakoti cyo nacyo gatwaye ariko ngandebera sheri itavuga ati none tuvuruko nagukeneye kugira yendo twumva wenda utungutu twaba twiza ariko ngandebera ngo baza kantu gato ahubwo sisi wawe ari amuregito umutamagomana oya nyine njye namubwiye ati sheri uvuye burane nzi kuraza wambaye neza birenze none uransebe namubwiye ngo uvuye muri Amerika none se bebe none uri kubona nambaye nabi wowe nyine woya nyine kano gakoti ko ni sawa ni n'utu dukuto rero noneho uje wambaye gute utavuga ati ngo umukobwa wanjye ni wono mfite ati ni njye wabyaye umva rero kuntu bimeze sibyo ngiye kugenda mbwire viye wawe rero sibyo ko ngeneye kuguta mu mago cyangwa niyanga mwese nzabashire mu mago mwese cyangwa nzanamuka nyumvira sheri nawe rero ati papa ushaka kumuta amago none musheri wawe none mukundana oya nyine wowe cyangwa inyuma sha ukaburi kuditira ariko nawe nukajora bivuga ko tugende wana ngiye kuya anarambona bariko nawe wakomeje kunjyana amaze no kuruha ubwi wanyu nihe nosi burashiri urawutazi mu rugo ntabwo nakubwiye ko ari hano nawe ya nawe ubonambye wenda nkazana nateze wenda ngana gusangira wanyu yego sheri rero ugahinguka imbere ya papa tutari kumwe yahita agira ngo uri ni cyagisambo akazuke buri oya nawe ndi gutekereza ko papa arakwakira ngo nawe mbina akazuke aranyakira ariko bebe nazi narakwakira ariko nawe nesheri nawe uvuga amagambo nk'abantu bavuye muri Amerika rero none sibwo ndavuga gute ndavuga ati basi se mubwire ngo hayi
wenda ko nkako nako byaba ari byiza uvuze ngo hayi nyine ahita avuga ati umukobwa wanjye ashatse umuhungu wo muri Amerika birarangiye. Na za good morning, how are you, fine, fetch you, take you 1-4. Nakumva ko kaba ari sawa sheri nyine avuga ko Febere yo tugende rero nawe ariko urambwira rero vyo wari uko nayo ndanamutema kantu niyanga namutema n'agacupa ngana kujyana. Sibyo wantwarira icupa gusa se kandi warambwira ko tuzakora ubukwe. Icupa nawe nari biko azakora ubukwe Imana tugende na mu rugo kamamagare papa aza kurebe. Ariko nawe ukunindira babe burangire rero kongira kuza kugusura nateze moto ngongera iwanye nago nsongeye nyine hamagara vyo wawe tupange uburyo nagutama homo nyine bebe nyine kamuhamagara ariko shuri nawe rero nyine witware neza nk'umuntu uvuye muri Amerika. Nari bebe ndagerageza bazi n'ukuntu ngukunda nago nabura kubikorera vyo wawe. Okay ngaka muhamagara wose abagenda nyine ubwo uransanga hano. Papa ngumura urebe sheri yaje. Papa si mwiza. Papa nawe mana rero nawe oya papa nawe uramvuna. Papa uri muhiri mbere umukuri Yesu papa avuye muri Amerika rega. Ngeze muri Amerika kujya zibazebe ne muri Amerika ni gutya haba hameze. Uswagira ngo uramutaburira mu nyarara. Papa mana nukamvune uramusore ni mubi papa. Uragira ngo zije kuvumba hangaha nibihe ako papa wagureka kungora nyine gutya niko muri Amerika bamera nyine abari umuntu w'umusitari bakazana nibihe ko swagira ngo basunda hangaha irani imidari babahereza nyine abantu imidari z'ibiyeko nyine irani imidari nyine igaragaza nyine abantu barenze muri Amerika bazayobora igihe kizaza nyine uri azanye barahazaza ingegera. Oya papa nagaringegera papa winsebye imbere ya Sherari. Ngoga ibiki biranga wa muhire mbiri. Ikintu gikuye ne papa sinamukubwiye sikaro muri Amerika. Ezinyanyariza muri Amerika. Oya papa nyine muri Amerika ubundi kugira ngo nyine muri Amerika bigaragare kurenze nyine uri umuntu wa danje. Icyambere baguhereza umudari umeze gutya. Gakoro wandarugero byago. Iri sisha nubuze ni hanga muri Rugo. Papa gutya niko abasirimu bambara. Gasanye ibiyiko ibiko sidanye byashize hanga mu Rugo akofiye nawe ugira shona ndiri kano kadari na akademo yako nyenda shona ibiki byakisa hanga wa muhiri mbira mutwawe suvera mu baho suva mu mbaho debe misasi cyakaza hanga kurukya kimeze papa uzwana shapugura $10 10 na amanyarwanda gangahe ni miliyoni 5 papa nanjye mba nakuzaniye abantu barenze akararo nagenda kambara haguke oya papa nawe oya pakuna basasiye kangubwire mari viere kangurabure humbo agubuwe reka dupange kino cyana cyawe naragiye cyana wangeraho urukunyitira umukobwa ngo ni cyana nari watwana kwemera gwina papa oya papa umva rero yakwishirira kurajya bitaka wakarindagirawe kugira kiramutobara nare sisi sheri wanje sheri waye sibi kakagora mu mutima wa muhiri mbiri sheri wakuva jari hangaha papa nyine mbara ubwe rero kuza ibimetsi bameze ukungu ntabwo nabyemera shame nawe nyabusaba bigeza hangaha ntabwo nasaba bigeza hangaha papa wareka nyine mukaganira tuganira ibiki inyegera bari n'icyatamba afite imishinga y'ubukwerega imishinga z'ubukasiza he tugakora ubukwe tukata tujya muri Amerika za miliyoni 6 miliyoni 6 umfariro ko nasi ubundi akora giki suyunguye akora giki nyine yivugira n'ubundi ivugira shamba distance ivugira ibyayo ivugira ariko bebe wajye umubwira mama sheri kugira ngo akuvuge ndabashiriza bimubwira nari nyabisha kanyango kwinadana ibiki wavuga neza wamuhira imbere ndakwinadana ibikanga nene naragiye mu kinyarwanda kiza nene naragiye muri Amerika gushaka y'akazi uvuye muri Amerika se yego muri Amerika boroye imiswa ingana gucanga uretse ingegera sa ucye n'ububoda uvuye muri Amerika urebye kano nyine niko nagasize naje navuye turo dukweto dufunguye nje gutigita icyana cyawe neza ariko gukaraba jya y'inguye nimugoroba ni mugoroba koko ega papa nawe rero papa ngiye icyo nwangira ukomeza ibintu ariko ukomeza wicaye mukaganira no papa aragira ngo nzasazire hano ariko kudiringana iyi ngegera imeze gutya zamara miliyoni 10 aho ngambege kuba agacupa umwe muraganira wenda ariko burate kumwegera zamara miliyoni 10 aho ngaho no kujya gufata agacupa ara ku muhanda umwe muraganira ibyanyu byo muganiraga miliyoni 10 kumvita igihumbi kuri phone vyo nagiye mbwagusaka nagira akagwa mu rozi rakanyana yimbwa mu muhanda rakikorera ibyo biko byose tatwa
Dawe nabona kirwa igihumbi banyegeraho. Umukobwa wanjye si bazabashira mwishuriye. Bari kuriya sheri ndahambe natakwicari. Bite turuwasa kuri telefone. Wajya kunywa mugwagwa. Ukaba gutigita nawe uri kumva ukuntu uramera neza. Ibiki bya mwana akazazizana. Akazana cyane. Nyine akazazizana. Ingegera kubona yakuzana mwana. Ingegera meza gutya. Oya reka mu mbaho si mu mbaho. Mu mbaho hayidutse umugi. Uracyahita mu mbaho. Basigaye bahita muri Katari. Nibiko cyarumanda cyamaze. Nibiko si cyarubanda. Ariko nawe rwangiza akadari kandi nagakuye muri Amerika ejo bundi. Papa wagarika kwigira umwana koko. Ndana kwiyamyiza aho ngaho. Imikira cyamahoro ndakwiyamye. Papa nawe nu. Ntabwo byanze nisigaye zimeze gutya ngo nzemera muri rugo. Papa utayicura umusherari. Tumuka yawe. Ariko sheri Tumuka vanga. Aho kigali. Musozo changa. Musozo. Ariko viye uyu mukobwa wawe kuri. Vanga. Ninde biko byaramura cyamaze gufanya kiwa kya. Uzamye cyane wa kintu. Kandi wakarabo. Kandi ngera kubwira. Izi nyazo uri kubundanira hanga. Wakarabo. Wangigira we biti biko byarubanda kuza kunyatira mukobwa. Nayenda gose. Usakira hanze ndamukwima. Umva nawe wanjishiwe rero. Kuzanira ibi yatwagasi ndabo babitoraguye. Uzaguma hangaha ujya gusanya iwe ujya kuvoma n'ubundi gukora ushaka byarakuranije. Njaje gosa. Wava muri Amerika ngo numuka muzima. Ikirarara cyaga ibiyiko bya rubanda hangaha. Nago yibye ibiyiko papa no sinagwe muri. Izegera zo muri kaburimbo nizuza nizigera zimeze. Papa nakubwiye ngo ariko uno mudari no muri Amerika. N'ibiyiko bya cyamaze. Aha twabaye siriya. Oya no. Sibyo ubwende ndio gahogo bimesazo. Nagutera muri bishwati wawe. Twagiye tudiringa iyi ngegera iva muri Kenya yino ngegera muri Amerika papa wa. Oya reka mu mbaho.